nangije n'abantu nabagira nti rero nta muntu twishe nta cyaha twakoze cyatuma dukatira imyaka 25 nta muntu twishe nta muntu twibye nta kibutabera bwadusanganye niwe nabo turi mu mugambi mubi ubwo none imyaka 25 kuyivunga bwo numvishe bitanyoroheye ndavuga ngo reka njurire ariko byibuze ninjurira tuzajurira ariko turi hanze nibwo twatangiye nibwo natangiye urugendo rwo kuvuga ngo reka ngende abo nabo ndabavugisha bavugisha nabo baravuga ndi natwe kubera imiryango dufite ariko tuyitunze nabo twafungwa bo none bagerageje nabo gushaka uburyo bambuka banyura ku mupaka wa Gisoro icyagura bo ndabo byabakunde bahite ko bafata barabafugera nawe hano kwa Ngarambe urenze muri maboko hano kwa Ngarambe ku depo yo kwa Ngarambe muri Nyakiriba niho twari turi kuganira n'uwo mugabo tugiye tubona aba libira hingutse tubona abantu bambaye civile baraje tunaraho ngaho barangije baratubwira ndahagira umuntu ugenda twarabwiye nta kibazo barangije baravuga ngo dusanze ngo muri mu mugambi wo gukora icyaha turabwiye ati uko dusanze duhagaze nta niko tunayangane kandi icyo nabasabye no gukomeza gusengera umuvandimwe ihangane bibaho kandi Imana iri kumwe nawe murakoze ubwo none ndekereje ku myaka 25 ku myaka yanjye yo mfite numva umutima wanjye ndabura kubyemera nabonye kujurira mfunzwe mbona ari ibintu bigoye kandi umuryango ninjye utunze sorry yangana ubwo nakoresha uko bishoboka ari kose kuko nari mfite ibyangombwa ndagenda nyura muri Kongo ndangije nshaka uburyo nagenda kuko mfite gahunda yo kujya muri Kenya ariko igihe ushobora kubona umuntu avuga ubuhamya bwe gutya ukabifata kuko abanyankore bacu umugani ngo ubusasi bumanyona kakumu kano gatoke gakomeretse niko kamenya umubabaro bwako kurusha n'urutuki rurahanga urusige rudakomeretse wowe ushobora kubyumva bivuga gutyo kavuga ngo yo ukarekera uyu mugabo afite akababaro hari ibyo adashoboye kuvuga ahangaha twavuganye mu gikari hari ibyo adashobora kuvuga je yabimbwe kugira ngo n'ikiniga cyamufashe nanjye kiramfata numva gahinda karanyisha ariko byo ndibaza kubera iki nukubera iki ababishinzwe umuntu kugera aho agera imyaka 25 frema imyaka 25 mbitabana ndira ku ishuri mfite umuryango nanjye bwanyindegereje kwa nubaka igihugu cyanjye ndasora mfite ibyo nsora none wajya kumbwira ngo iyo myaka 25 nakoze iki ni iki cyo ndi kwishyuzwa ni wenda kituma hagaragara ko nafunga imyaka 25 ndasaba rwose ubutabera ndasaba nzikeyo abantu benshi bikiganiro bari gikurikira nasaba ko ni wenda uhagarara ubutabera yagerageza kajya muri iyo dosiye yashyiraho ubuyobozi bamwe mu nzego zibanze kugera ku murenge utazi ibibazo by'amakimbirane yabo bafitanye afite n'impapuro twatanze mu rukiko kuko byose yarazitanze zirimo muri dosiye y'urukiko zose yarazitanze z'amakimbirane bageza naho ubuyobozi bw'ibanze bubabwira ngo iki hakisigaye muzagende mujye mu rukiko ubwo noneho uno munsi izo mpapuro ntabwo bigeze baziye agaciro ibyo ni ibyabo bagenda burane n'umugore we ariko njyewe ndi kuzirike uyu siriro njye nta kindi nasano mfitanye nawe nsinde umuryango w'umudamu we ku buryo niwe ndari izindi nyungu mfite muri rubanza rwabo none se aho ngaho reka avuga ukuntu bari bubikore ariko Dios arayatanga mu bushinjacyaha ngira ngo uko babikoze ni ubuhanga bwabo cyangwa na ntuza nagiye kumva numva ngo babafashe barabafunga ngiye mpamvu se yatumaga umugore washaka kukwicisha impamvu nta yindi urumva abo bantu batanze amafaranga ubwabo nabo nabavuga kuko ntabwo nzi uburyo byakozwe habona nk'umukozi wa banke cyangwa bagira bate baraza bagakora expat ibyo byose babikoraga nahari hama expertise sinzi igihe yabereye bafotora bitungo yo mu isoko nyine ya business dukora ntabwo nzi igihe byafatiwe urumva abantu babifitemo kwa bagerageza kunkuraho ni benshi kubera ayo mafaranga yafashwe kandi agafatwa mu buryo ntazi ukeka bahe kubera iki icyambere cyo nkeka nabo batatu bafunga cyo nkuko nabibabwiye nari amasengesho yayagiyemo yizimbamo kandi ari amasengesho nge ntavuga ko ari amasengesho hari raporo n'ibyo bakora ko rero aho ahamiye y'uburundu ngewe nkasa n'utabifashe cyangwa mbishigikire nibwo yatangiye kugenda ahindura imico
kuko bamubwenga Imana ngo yavuze ngo uramugabo umusu wawe yaraza akavuga yabamuganga Imana yavuze ko ngo ngiye kugurisha inzu yaraza akavuga ngo n'ibimenyetso ndabifite ugiye kuyigurisha n'isi basanga mbese ari guhuzagurika ntago ugahita bigushinja nk'ibindi wabifatiye ari we wabikuka nk'aho abifitiye gihamya nyacyo cyuzuye n'ibyo natekereza kuva yafungwa se ujya umusura kuva yafungwa namusuye yakiri hano kuri Kanama kuri Kanama ho naramusuye kuko numvaga ari ibintu biri burangire cyangwa se yenda byajya no mu nkiko tukaba twavuga tuti yemeye ko yayafashe swati barayamumamye cyangwa se yayabuze n'ikintu runaka tukumva ko byahita birangirira aho ngaho. Ariko se umugore wawe ateye ubwoba ku ruhe rwego ku buryo uvuga ati nubwo afunzwe nubwo ari muri RIB nshobora kugirirwa nabi cyangwa uwo mugambi wo kunyica ukaba ugikomeje ukomeye ku ruhe rwego? Impamvu mbivuga ni wa muntu udashobora kugirwa inama, nta muntu ushobora kumubwira ati ibi n'ibi ni negatifu ishwi ibi murimo ni ibyo ngibyo, umwanzuro afashe ni uwo nguwo nta kintu ajya hirya. Ngataho rero n'undi muri abo bantu bafatanyije wamubwira ngo dukore iki ntuguhita agikora. Birumvikana kuvuga umuntu udahari biragora kubera ko aba adahari ngo yivugire nyine. Nk'ubu ngubu ntabwo turaza kumubona kugira ngo nawe tumuvugishe atubwire nimba koko nawe nk'uko uvuga uti umugore wanjye ni mubi nawe ashobora kuvuga ati umugabo wanjye ni mubi. Ariko se uyu munsi tubyirengagije ibyo aramutse afungwa akaza akakubwira ngo umugabo wanjye rwose narakushije akakwikubita imbere reka twishyure amafaranga nafashe y'inguzanyo wamubabarira? Ubundi numvaga ngomba kumubabarira tugafatikanya ayo mafaranga tukayishyura, ariko noneho aho numviye amajwi ye avuga ko ngomba gupfa nanjye numva nsa n'uwahindutse, numva nta mbabazi ngifite. Amajwi yumviye icyizere cyayo majwi uwo bakoranaga wagombaga gushyira mu bikorwa uwo mugambi yagiye ayafata akajya yanyohereza kuri telefone. Icyizere cyayo gifite ku ruhe rwe? Ni umugore ijwi rye ndarizi niwe wivugiraga gutya na gutya na gutya, nkamwumva pe ijwi rye ni umudamu tubana tuziranye ndarizi ntacyo arihinduka, kandi hari nawe yigeze kumufata gutya turi kumwe. Ariko ngo madamu wawe ngo yanigeze ibyo bibazo byose bikivuka ashaka kuvuga ngo wasambanyije umwana wawe wo mu nda ngo namutere. Ni umwana aba hano nyine akimara kumva ko namureze, ikirego kiri kuri RIB, ntabwo yari ari hano ariko yagiye kumuzana hano mu rugo turamwakira, ariko we bwe agenda amujyana mu nzego za RIB amubwira ngo navuge ko ari njye wamuteye inda. Hatamugejeje ne haba hano kuri RIB haba Gisenyi bose agenda abwira umwana ngo navuge ko nari njye namuteye inda afatanyije n'uwo mugore Justin bafungana. Ni umwana wawe wibyariye cyangwa? Umwana we twamenyanye afite ari uruhinja niwe wamubyaye, ariko twamenye namureze. Afite imyaka ingahe? Ubu afite 17. Umva twamenye afite imyaka 2 muri gice gutyo. None hagati aho rero kugeza iyi saha urumva icyifuzo cyawe ni iki? Cyo wumva wasaba haba gusaba kugira ngo urenganurwe nimba wumva wararenganye, haba no kugira ngo n'ubuzima bwawe bukomeze bugende neza tuje nyine nk'abandi banyarwanda? Ubundi izi ngaruka zose zije nyuma y'ahafungurwe zatewe n'ubushinjacyaha ngira ngo, kuko iyo buza kuba butaramurekuye agakurikiranwa afunzwe, ibi byose byo gushaka kunyica no kugira ute ntabwo biba byarabaye. Rero ngiye icyifuzo cyane nuko ubushinjacyaha bwafata bari abantu hari 3 bakabakurikirana, basanga mu by'ukuri umugambi bari bawufite bakabafatira bagahanwa bikurikijwe n'ibyo bashakaga gukora. Ese ku rundi ruhande iyo banki yatanze inguzanyo ni iyihe? Ni AIB bank, ari nayo nyirabayazana y'aya makimbirane akomeye, kuko iza gushishoza niyo
tanze ayo mafaranga muri ubwo buryo ntabwo byose biba byakabaye bigeze ahangaha ni ishami rya Rubavu rya Gisenyi. Dama yitwa Mutesi Marie Grace. Imyaka mufitanye n'abana bangana gute? abana 2 n'abandi 2 urumva ari umukobwa nanjye mfite umuhungu. Imana ikingana gute mu bana? Imyaka 15. Hari makimbirane mwagiranaga wenda? Ntayo adasanzwe peri kwa kundi kumugore n'umugabo ariko nta makimbirane n'ikindi kigira. hagati aho kubijyanye no kwishyurwa kuri banki, kuko banki yo ntabwo ibyo byitayeho. Iyo yatanze amafaranga iravuga ati twe tuzayabona tu, ari nayo mpamvu ifata ingwate. Ubundi ingwate yatanze ni batubwiye ko ari aha ngaha mutuye. Amazu angahe? Ni menshi twabonye mu hano dusobanuye neza. Yose ari mu kibanza kimwe kirimo ibyangombwa 2, cyangwa kinyanditseho n'ikimwanditseho ariko byose yabishize. Amazu nangahe? Ngo navuga ko ari 3 kora bose. Banki yigeze itangira kukubwira ko wenda ugomba kwishyura? Agifunze yigeze kuzana impapuro zivuga ko hariho ubukererwe bw'iminsi 2, ariko ngira ngo bashobora kuba barabikurikiranye kuko ntabwo bongeye kugaruka. Harya ubwo iyo nguzanyo yifashe ryari? Inguzanyo yafashe muri uyu mwaka mu kwezi kwa 3. Ubimenya ryari? Nabimenye n'undi mu kwezi muri uku kwa 4 niho yaramaze kwishyura ukwezi kumwe. Yishyuye angahe ubwo? Kwezi yishyura 880. Yishyuye ukwezi kumwe gusa. Nyuma ubimenye nyine gute ndo guha amakuru ngo byagenze gute cyo menye ko yafashe amakuru? Urabona hari umukozi twakoreshaga hari mu isoko yaje amwirukanye wabo ni Muhanga ariko ntago yavuye, yahise ajya iwabo. Twaje guhura arambwira ati mabuje yanyirukanye ati kandi nabonye ari umupangu kugira ngo mvine kubera ko narinze amabanga yabo. Ambwira yo gufata amafaranga muri banki. Nibwo nanjye namubwiye nti noneho niba uko bimeze reka mbikurikiranire. Nibwo rero nagiye ndeba ibyangombwa nsanga biragwatirije. Nabimenye. Dusoza akanya nk'ikigumba kiguhangayikishije cyane? Kimpangayikishije nuko nyine ariyo migambi yo gushaka kunkuraho. Vuga nti ejo bagarutse n'ubundi bayikomeza ntago bayireka. Nicyo kintu kimpangayikishije. Ubwo urifuza ko urishinganisha rero? Narimo kwishinganisha nyine baramutse bagarutse rwose yenda byibuze bazamenye ko nko kidamu cyo muri famu ya Fande Ibingira abakarangazi kwa Nyirangegene Gabiro mu Bunyobwa Kabarore mu Ndatemwa mu Bukomane bwa Nyakayaga Cyarusheshe Nyarunazi Gitoki ku Gakiri aho ngaho no muri Giti aho ndimo ndavuga icyahoze ari Byumba n'umubarasirazuba ngiyo ni wacu niyo mpamvu wumva amazi neza cyane. Twajya za Ngoma naho ndasuza abantu baherereye hafi yo kwa basenderiza Nyakarambi n'ahantu hitwa Nyabitare, ahantu Nyarubuye, ahantu hitwa za Kankobwa, mbe hose kwa basenderi. Ndabasuhuje mwese cyane abantu batuye mu bice bya Nyamyumba ka Jambo sana Nyamyumba ariko mwana wabanza ukahamanuka utarasuza abantu. Ahagana awuzi vugamo nk'uduce tungahe? Hari Mahoko, Rugerero, Nyondo, za Gatovu za imbere. Hano hagati dusuye inyuma ku ntebe y'ingwe. Aho ngaho bayita za Ngomane. Ano dusuye ari ahitwa ngone mu Kijote na Kijote ara za Bigogwe. Kijote k'abana. Yego hari za Ngamira. Bahama tusubira inyuma gato ku Nzuki. Ku Nzuki urahaze bitaga ku Nzuki. Hano okay, ari n'ahandi bita Bazirete ugeze hari ya umanutse yara kunduza kuri urenze kuri Kabari. Arafunsoje abasirikare ba Marine mwese hari abacyakunuza ku Gitarako ukagenda kuri Brasserie kuri base A na B and B aho ngaho mwese ndabasuhuje. Abasuhuje abantu batuye Gisenyi yose cyangwa Rubavu, ahitwa Majengo, Makoro, ahitwa Rwanda yote, ahitwa Grand Barriere na Petite Barriere,
ahandi nago hazi wowe ndahakurusha kwa Nyanja kuri Sanfideli dukomeza hose Yes. na za byahi byose tubasuhuza mu izina rya Yesu. Yesu abagirire neza kandi tubazaniye amatangazo avuga ngo Yesu aracyari ku ngoma. Amen. Ariko ntago nanone twabari cyo tugiye kuganiraho uyu munsi wa none, nabwo ngo harimo ubuhamya buteye agahinda bw'uyu mukozi w'Imana ni Pastor Nsengiyumva Israel. Pastor Israel twahuye uri mu rugendo ugana muri Kenya. Nari ngiye muri Kenya ubu kandi narakomeza. Uranakomeza? Wambaye ubuhamya bwawe urimo kurira nk'umuntu w'umugabo ngira agahinda. Kubona umugabo arira amarira asuka amarira ngana kuriya. Birababaje. Nibyo. Gusa komera. Komera uko biri kose mu ijoro hari Imana. Ndabyizeye cyane nizeye ko mu ijoro hari umutabazi. Ndashaka kubanza kuragiza Imana mbere yuko dutangiye kino kiganiro tugikomeza kugira ngo wende guha umutima kwihangana utaza kurira cyane kugira ngo Imana yo mu ijuru itabare iguha imbaraga kubashora gusoza kino kiganiro neza. Mana igira neza se umwami wa Yesu Kristo turagushimiye ko bwiza bwawe n'urukundo rwawe. Asante papa. Uyu ni umwana wawe uramuzi ndetse umukunda kusha twebwe abana bo kuri iyi si, abantu bo kuri iyi si. Data mukomeze kandi muri ubu buhamya bwe butambuke bugire icyo bukora ku mitima y'abanyarwanda bose ndetse n'abari mu matorero atandukanye bamusengere kugira ngo uyu mugabo azatsinde. Twebwe ntacyo dushobora gukora, twebwe ntacyo twashobora guhindura usibye kugutakambira ukaba wagira icyo wahindura mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Komeza uyu mupasitoro wawe mwami Imana wagukoriye igihe kitari gitoya mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Amen. Nuko rero turagiye. Ndashaka kubaza ubuhamya bwawe ndagira ngo ubuhere uko byatangiye ubuvuge wisanzuye. Hano turi imbere ya kamera za televiziyo Media Robert TV na Kiranuka TV hamwe na Ibyishimo TV. Nta kibazo ntugire ikigutega bifi, ntabwo ari ibigarasha, ntabwo ari aduyi, ni televiziyo y'abanyarwanda bose. Hari abanyarwanda bari mu Rwanda bakunda His Excellence Paul Kagame, bakunda u Rwanda. Bagenzi, hari igihe abantu bumva tuvuga ukuntu dukunda u Rwanda bakagira ngo tumo turamesa imyenda, turitunganya, turikundwa kaza, turagira iki? U Rwanda turarukunda kuko nimwe twavukiye, twaranabiharaniye tukiri abana kandi tuyoborwa nabo ngabo dukunze. Uko byagenda kose turabana barezwe na His Excellence Paul Kagame. Rero n'imigendere niye nubwo wenda haboneka ibyo dukosorwa nk'abana babana bava mu rugo iwabo. Ndabinginze uwo dukomeretsa cyangwa ubona tugize ikibazo tuvuga atishimiye ajye yihangana. Gusa abo turi bo twebwe turi abanyarwanda kurusho ko twagira amoko atatu: umuhutu, umutwe, umututsi. Ibyo ubututsi arabyimenyera cyangwa ufite amacyakubiri cyangwa wifuza ko tuvuga ibyo ashaka ko tuvuga akumva iyo tuvuze atabikunze yihangane. Umunyamatiku munyangire oya Imana kugenderere kugira ngo wumve ubuhamya bw'umukozi w'Imana. Ngaho turakwakiriye Pastor. Murakoze cyane, turabashimiye kuba mudahaye umwanya kandi nge ntabwo twari tuziranye ariko narakubonaga, ni nayo mpamvu ngubonye ndakumenyesha kugusuhuza kuko nge nari nguzi indirimbo zawe narazikundaga. Uri umaze gusuhuza nibwo wifuje gwambe ngunganirize ngubaze nanjye ngubwire ukwe. Subiramo amazina yawe kwanza. Nitwa Pastor Nsengiyumva Israel. Ngaba nakorera umurimo w'Imana muri Mahoko. Aho ngaho kuba dive mu itorero dibaho ngaho ariko oya nabona ndi umudive itorero IPM. Okay. Ndi pastor mu itorero ry'Umwuka Wera. Amen. Ngaba maze iminsi na itorero ryakoraga nta kibazo, ubwo none nyuma yaho dusenga bisanzwe. Hari abantu ari abakristo ko bugenda bucya burukwira bagenda baza bagana umurimo w'Imana bagira ngo dusenge. Ubwo none hari umumama waje kujya ahasengera ariko umumama ageze nyuma agiye yarafite amakimbirane n'umutware wiwe. Ubwo none bigeze nyuma umumama yarafite amakimbirane n'umutware we. Ni umugore ufite amakimbirane n'umugabo we. Ni umugore ufite amakimbirane n'umugore we n'umugabo we. Yes. None uwo mumama yacuruzaga imyenda ara muri Mahoko, amwita mwizina singunda kuryibuka ko nabantu ndango twari dufitanye ibihe birebire. Wenda no ryibukoraza kuri ndaza kurivuga mu ihangane.
noneho aza gusenga bisanzwe ubwo noneho ariko kubera amakimbirane afite n'umugabo we bagenzi ndagira ngo mwumve buno buhamya neza mutuje ku buryo iki kiganiro kiraza kuvana ahantu kikujyana ahantu either ushoboye no gufata umwanya wo kugira ngo usengere umukozi w'Imana ubivanye ku mutima Imana iguhe umugisha. Amen. Ubwo noneho twasengaga bisanzwe ubwo noneho ubuzima burakomeza ariko kubera amaki cut nuko uravuze uti yari umuntu wazaga gusengera iwacu ariko afitanye ibibazo n'umutware n'umugabo we ubwo noneho ariko tumugira inama tukamukanselinga kugira ngo atuze ubuzima bukomeze ariko biteka umugabo we yari umugabo wa kabiri we barasezeranye bakimara gusezerana batagirana amakimbirane uyu umugabo bafitanye ikibazo yari umugabo wa kabiri umugabo wa kabiri undi yari yarapfuye ubwo noneho bamaze gusezerana nibwo umugabo yatangiye kugirana ibibazo ashaka ngo bagabane imitungo none buri amakimbirane ari ndo bitangije ibi bintu ni umugabo ashaka kugira ngo umutungo tumvikana umutungo wari umugore wari umugabo cyangwa barawushakanye umutungo umugore hari ibyo umugabo yari yaramusigiye ubwo none umugabo aza ari umugabo wa kabiri aje ngo mbese yari ngo mucyurane ko yaje babyita ubwo none bakimara gusezerana ivanga mutungo ahitira agashaka ngo bahitira bagira ute bagabana ya mitungo bamaze gucana nibyo wa mugabo wa mbere yari yaramusigiye none uko umugore yarafite abandi bana yabyaranye na wa mugabo wa mbere birangira umugore atari gushaka kubyumva neza none atabyumvishe neza uwo mugore we umugabo atekereza kugira ngo agire ute amufungishe ubwo none umunsi umwe ari tariki 10 ari 27 z'ukwezi kwa gatandatu 2025 nibwo habonetse kese yo kugira ngo uwo mugore natwe dufatwe dufungwe uyu mwaka turimo ubwo none bamaze kudufunga tujya mu ubutabera burabikurikirana bumaze kubikurikirana tujya mu urwibanze turuvamo tujya mu rwisumbuye ruraturekura twabonanaga ifungwa ry'iminsi 30 ariko ubucamanza burebye busanga ibyo birego byatoregaga bidafite ishingiro byatangiye gute rero aho hantu kuri 19 kuko hari umuntu waje arambwira ndi bura mugore muri kugendana uzawusengera iwanyu hari gahunda yo kumufungisha batwishyuye miliyoni 2 kwa ngo tumufungishe ura mugabo ashaka imitungo subiramo hari umuntu wanawazaga twari tuziranye yarambwiye ngo uwo mumama uzagusengera iwacu umugabo yabahaye miliyoni 2 kwa ngo bazamukorere fere yo kugira ngo bamufungishe none ndangije wa mumama naragenda musobanurira ndamubwira ndi rero ujye ugenda witonze hari umugambi wo kumugabo washaka gufungisha kwa ngo imitungo mwima abone uburyo ayijyamo ubwo none umumama yarangije aranyemerera yitwa Marigarasi amaze kunyemerera aragenda ajya kwiyanzuza kuri ribu ajya kuri ribu umugabo se yitwa nde umugabo we yitwa nimwibuka ndamukubwiye ntabwo ngunda kumenya amazina nabo twanabanye n'igihe kirekire niyo mpamvu nambabara yitwa Siriro yitwa Siriro atuye aho ngaho atuye ari amahoko uruhande rwa banki uruhande umurenge wa Kanama ni hatuye Siriro yitwa Siriro akora iki ubu acuruza imyenda y'abamama bambara nibyo acuruza nibyo niko kazi kabo bakoraga Siriro yitwa Siriro ubwo nono umudamu ngimara kumenya amakuru ko ari gahunda yo kumugambanira ari kwishyura miliyoni 2 nje naragenda musobanura namubwiye ati ujye ugenda witonze ari gahunda z'uko umugabo ashaka kugufungisha ubwo nono umudamu yaranyumviye amaze kunyumvira ajya kuri ribu avuye kuri ribu ajya kuri ribu y'akarere avuye ku y'akarere ajya ku rwego rw'igihugu ribu y'igihugu iramusinyira imumenyesha yuko ahawe ubwishingizi bwo ko ntacyo azaba kw'ibyo bintu bamaze kubimenya yabikoze kuri tariki 19 nibwo ribu nguri y'igihugu yamusinyiye z'ukwezi kwa gatandatu arangije impapuro arazicarana amaze kuzicarana wa mugabo anagumiza wa mugambi wo kugira ute wo kufungisha umugore we byahenze kuri 27 z'ukwezi kwa gatandatu avuye kwiyanzuza haciyemo iminsi itagera no ku 10 nibwo kwiyanzuza no kuri iki kwiyanzuza no kujya kwitaba kwishinganisha kubwira ubuyobozi gafite ikibazo ko bugomba kuba bwamurengera bwamurinda ubwo nono haciyemo iminsi mikeya nibwo kuri 27 yari yaciye iminsi igera nko mu 9 wa mugabo yahamagaye undi muntu yari yarakoreye umwe we yemeye kwishyura miliyoni 2 kwanga afungisha umugore we aramubwira ngo nahamagara uwo mugore azibavugane Nanese izo miliyoni ubundi yazishuraga izo miliyoni 2 yazihaye umuntu wahamagaye uwo mudamu agira ngo amufatishe avuge ko bari mu bikorwa byo kugambanira umugabo komeza
ako ubundi uwo muntu yitwaga nde? uwo mugabo washobora kuba barishyuye amafaranga amazina ye ndangunda yitwa Ndezi Biganza. Abahe atuye Ikivumu, atuye mu murenge muri Rutsiro. Akora iki? Mu busanzwe ubuzima busanzwe n'abacuruza imyenda, acuruza ibitenge. N'abacuruzi bose ni abacuruzi b'ibitenge. Ubwo noneho arangije uwo mugabo kuri 27 nibwo yahamagaye uyu mudamu mama noza amazina yabo nabwo kwibuka. Amaze kumwakura aramubwira ngo ari umugore wa Siriro. Amaze kumwakura umugore yanga kujya yumva arikanze, amaze kuyikanga arampamagara. Amaze kumpamagara ndamubwira ntabwo ngendaga n'umugore ngenyene, ahubwo reba undi mugore tuguherekeze turi babiri. Umugore yahita akamagara undi witwa Louise, anariwe banafunganywe no munsi. Uwo mugore amaze kumpamagara numva tumaze kuba batatu, ndavuga ngo reka tugende tuguherekeze, nitumara kuguherekeza tujye kumva ibyo umugabo ari kuvuga. Ubwo no twaramuherekeje, tukimara kugera nawe hano kwa Ngarambe, urenze muri Maboko hano kwa Ngarambe, ku depo yo kwa Ngarambe muri Nyakiriba, niho twari turi kuganira n'uwo mugabo, tugiye tubona aba Libira hingutse, tubona abantu bambaye civile baraje, tunaraho ngaho barangije baratubwira ndahagira umuntu ugenda. Twarabwiye nta kibazo, barangije baravuga ngo dusanze ngo muri mu mugambi wo gukora icyaha. Turabwiye tuko dusanze duhagaze nta niko tunari, nta kintu dufite, icyaha turimo nikiye ngo turi kugambanira ngo umuntu. Turabwiye atese tugambanira umuntu gute, kutwe turi kuganira n'uyu mugakara uhamagaye umudamu, ntabwo turwe turi mu bugambanyi. Bahiteye kuba dufata badukira mu modokari ya Ribu, badukura Nyakiriba batujyana Gisenyi. Batugeje Gisenyi, Ribu iradukoresha muri bangahe? Twari abantu nyine uko turi batatu. Uwo Louise n'umugore wa Siriro, nanjye n'uwo nguwo waruvuga ngo wari wamuhamagaye ngaze nawe baramutumanuranye, ariko ari diru isa naho ari diru yo bakoze. Twagezeyo Ribu hari yaruvuze ngo ni izina ki, nawe yari umucuruzi yitwa Ndezi Biganza, yewe yacuruza ibitenge. Ubwo none turangije baragenda baradufunga, badukoresha ibyo bagomba kudukoresha, baratubaza. Bamaze kutubaza ubwo none baradufunze, bamaze kudufunga tujya mu rukiko. Tugeze mu rukiko tuburana gufunga rifungura ry'iminsi 30 uko bifuza ubutabera bwashaka bari budufunze iminsi 30. Boretse gato ubwo ufunzwe wowe n'umugore wa Siriro na Louise amwe na Ndezi Biganza na Ndezi Biganza n'umugore wa Siriro, kuko twari abantu bane, ariko ubura abinyirizina twafunze batatu, ko wundi Ndezi Biganza wamuhamagaye we baramurekuye igejoro. Ni cyo nashaka kumenya. We bahiteye kuba murekomeza rero, urumva ko yari muri diri yagomba kurekura. Ubwo rero bamaze kumurekura, twe twagomeje gufungwa, tutangira kuburana mu bushinjacyaha, mu bugenzacyaha turaburana, tujya mu rukiko rw'ibanze. Urw'ibanze tuburana ifunga n'ifungura, barangije bagira ute baraturekura, basanga ibyo baturega nta shingiro bifite. Baravuga ngo twereka tutatureke kuko tutatoroka ubutabera, kuko babonaga ibyo byazanye mu rukiko nta bimenyetso bihari bifatika. Ubwo barangije baraturekura. Bamaze guturekura, urubanza rwarakomeje mu rwisumbuye rwa Rubavu. Rumaze gukomeza turagenda turitaba, turaruburana. Twagiyeyo bwa mbere dusanga hari ibiri kubura, none urukiko rurusubika, rongera rudutumizaho, turongera tujyayo ku munsi nyirizina. None ku munsi nyirizina tuburana mu mizi. Tumaze kuburana mu mizi turataha. Dutashye baduhereza kuba zadusomera tariki 14 z'ukwa karindwi. Tariki 14 z'ukwezi kwa 10. Ariko twafunzwe iminsi 30, kuko icyo gihe badufashe kuri 27, none baturekura kuri 31 z'ukwezi kwa 8. Badufunze ukwezi bagikusanya ibimenyetso. None bamaze guturekura, nyuma yaho gakiya nibwo twongeye kugaruka mu rukiko, ariko tuburana dutaha. Baraturekuye tubaga mu miryango yacu nta kibazo gihari. None bigeze nyuma Siriro akomeza gukurikirana ubutabera, babaza ko ibintu bimeze n'ibiki, ntabwo twajyana ntabwo tuzi ko byagendaga. None nyuma yaho nibwo bagiye gusoma urubanza kuri tariki 14 z'ukwezi kwa 10. None ngo basoma bari kuvuga ngo icyaha kiraduhama, ngo badukatira imyaka 25. Oh my god. Tekereza gukatira abantu bafite imiryango imyaka 25 ndani imbeba yo bishe. Ubwo none numvisha ari bibazo, numva kwiyakira birananiye. Nari mfite akazi, nari mfite umuryango, nari mfite itorero nyoboye, nari mfite abakristo tubana, mfite umuryango, mfite abana 5, mfite umudamu. Nta kibazo na kimwe nari mfitanye n'umuryango, nari ndaho niturije, nari nitunze. Uwo Louise ni umuntu umugabo yaramutaye, yari afite abana ayobora, abana n'abari bubagaburira, arya avuye mu isoko. Bukiye mu gitondo ngo bakati imyaka 25.
ibyo babimbwiye sorry muri ihangana gakeya ihangane komera bagenzi mwihangane kandi icyo nabasabye no gukomeza gusengera umuvandimwe ihangane bibaho kandi Imana iri kumwe nawe murakoze ubwo none ndekereje ku myaka 25 ku myaka yanjye yo mfite numva umutima wanjye ndabura kubyemera nabonye kujurira mfunzwe mbona ari ibintu bigoye kandi umuryango ninjye utunze sorry ihangane ubwo nakoresha uko bishoboka ari kose kuko nari mfite ibyangombwa ndagenda nyura muri Kongo ndangije nshaka uburyo nagenda kuko mfite gahunda yo kujya muri Kenya ariko kubera uwo munsi ubuzima bwahite kubagarara umuryango abana ku ishuri ni ibibazo gusa sorry komera so nangije ubwo none umurimo w'itorero abakristo baratatanye ubwo none ndangije navuga ndereka nshaka uburyo nigira muri Kenya ushaka imibereho hanyuma rero banza tuzi ihangane mu by'ukuri ibi byose ni ibibazo bigwira abagabo si we gusa twese byagiye twagiye tunyura mu bintu bikomeye gutyo akarengane ibyo njya mbwira abantu ibibazo ntago mujya inama Ezekiel hari umugana ajya cyangwa nta mugabo cy'urundi umuruho uyu ni umuruho utagomba gusimbuka nk'umuntu w'umugabo warangiza ugasanga hari ibivume birwa hariya biseka abantu babagabo bw'abaseka imbohe mutajyota Imana ijye bababarira kifuza ko umwana w'abandi bamufunguye bagafunga nk'uyu nguyu ufite umuryango urebera abana be bakangara nk'uko n'ubundi barimo kwangara ariko Imana irahari igiye kumufasha Imana izabona abawizi n'umudamu wawe n'umuryango wawe izi n'imirimo yawe wakoraga yose ihangane ngaho komeza ugahitamo kujya urambuka ndagije ndambuka ndavandika ngiye gushaka uburyo najurira ariko ndafunzwe kuko ari njye urebera umuryango ubwo none naragiye nangije n'abantu nabagira nti rero nta muntu twishe nta cyaha twakoze cyatuma dukatira imyaka 25 nta muntu twishe nta muntu twibye nta cyubutabera bwadusanganye niwe ngo turi mu mugambi mubi ubwo none imyaka 25 kuyifunga bwo numvishe bitanyoroheye ndavuga ngo reka njurire ariko byibuze ninjurira tuzajurira ariko turi hanze nibwo twatangiye nibwo natangiye urugendo kuva ngo reka ngende abo mubona abo bavugisha nabo baravuga ndi natwe kubera imiryango dufite ari tuyitunze nabo twafungwa ubwo none bagerageje nabo gushaka uburyo bambuka banyura ku mupaka wa Gisoro icyagura bo ndabo byabakunde bahite ko bafata barabafunga none umunsi wafungiwe Musanze niho bafungiwe ariko bari mu buzima bw'abana babo ubuzima bwo butazi ngo buzarangira ryari abana bari kuzerera ni ibibazo so ntabwo ngenda umunyepolitike leta ndayikunda igihugu cy'u Rwanda ndagikunda nta kintu na kimwe ngengirana ikibazo cya leta bureka ibibazo byaje by'uyu mugabo niwe ndashatse kutwitambika agira ngo inyungu ze azitwikoreze ariko mu by'ukuri nta cyane nakoze ngaba uno mwanya nsaba ubutabera nsaba u Rwanda nsaba umuntu wese wagerageza ko nyumva ufite ubuvugizi ku buryo yatuvugira ni gute ukatira umuntu imyaka 25 nta kintu na kimwe nta cyuma wigeze umusangana nta kintu na kimwe cyo wasanze ari mu mugambi kubera amakimbirana y'umugabo n'umugore ariko bikarangira uno munsi mbaye impunzi mu bihugu by'abanyamahanga kandi nane nitunze bene data ndababaye ndasaba ubuvugizi ndasaba minister ubutabera ndasaba ubuyobozi buzi bibazo ndasaba ubuyobozi bwa RIB y'igihugu bwari bwaramenyeshejwe yuko hari ikibazo cyuko umugabo ashaka gufungisha umugore we bakabimenya ariko bugake mu gitondo wa mugore bakaramufunga uno munsi wa mumama waruzi ko yamenyesheje akaba uno munsi afunzwe ariko ari we mugore wa Siriro ari umugore wa Siriro akaba afunzwe uwo mugore akaba afunzwe Uwimana Marie Louise n'uyu Mutesi wase Marie Garasi nanjye nze nyumva Isirayeli ngaba nanjye ndi muri dosiye yo kuba nshobora kuba naburana mfunzwe ngibaza ko nta cyaha twakoze ko nta muntu twishe ni gute ubutabera
bumwe rimwe na rimwe bwagenda bukemera ngo abantu baraho ngaho batagize ibyo bangiriza ngo bakatigwe imyaka 25. Nta murambo twigeze dukora, nta muntu twigeze basangana nawe niwe nawe twari dufite gahunda yo kumwica. Ariko none se uwo muntu mwari mushinzwe bavuga ngo wenda mu rukiko bahagaze bababwira ngo hari umuntu mwenda gakwica niko babashinja. Uwo muntu ni Siriro. Niwo bita Siriro, akaba mugabo wa Marigarasi. Nta n'ikimenyetso na kimwe kigaragaza ko mwari mugiye kumwica. Nta bimenyetso, ntabyo, nta magambo, ni ibintu bagiye barapanga. Bigaragara neza ko uyu wabahamagaye uwitwa Ndezi Biganza yabahamagaye azi ko ari muri deal kugira ngo babafate. Yari muri deal n'uyu nguyu. Namwe bwari rwa mbere muhuye n'uwo mugore kugira ngo mu meeting muri abantu bangahe uri kumwe n'uwo mugore. Uwo mugabo ntabwo uwo mugabo twari tuziranye nawe bisanzwe. Kuko we yabaye ngikiraro, we twari tuziranye bisanzwe, we yabaye ikoresho cy'unuza uyu mugabo, yabaye ikoresho. Ndezi Biganza yabaye igikoresho cya Siriro. Cya Siriro, yes. Kuko uwo Ndezi Biganza we yaranze. Banyarwandakazi, uko mumaze kumva buno buhamya cyangwa uburyo uyu mugabo asabamo ubutabazi tumutabariza kugeza ubu ngubu, mu by'ukuri ari igihe ushobora kubona umuntu avuga ubuhamya bwe gutya ukabifata, kuko abanyankore bacu mugani ngo ubusasi bumanyona kakumu, kano gatoke gakomeretse niko kamenya umubabaro bwako kurusha n'urutoki ruri ahangaha urusige rudakomeretse. Wowe ushobora kubyumva bivuga gutyo ukavuga ngo yo ukarekera. Uyu mugabo afite akababaro, hari ibyo adashoboye kuvuga ahangaha twavuganye mu gikari, hari ibyo adashobora kuvuga. Yabimbwiye kugira ngo n'ikiniga cyamufashe nanjye kiramfata, numva agahinda karanyishe. Ariko byo ndibaza kubera iki, kubera iki ababishinzwe umuntu kugera aho agera ku kibazo nk'iki cyo gutorongera akaba yanatoroka akagenda gutya. Dore nk'ubu ngo bagiye muri Kenya, niko ambwiye, ari uyu munsi turi kumwe n'ejo turi kumwe. None namwe nkubaza n'impapuro zirahagana zimwe z'urukiko zifunga zizabere. Izo za mbere zatumije dufungurwa nari nzifite, ariko biteko igihe cyo kubitegura cyabaye gikeya, ntabwo nabonye umwanya kuzitwara, ariko bazifite kuri telefone, bazasimba kuri telefone ndazifite. Tukavuga tuti uyu muntu uretse no kuba wenda twanasenga, ako na leta nayo igerageze kureba uyu mugabo, egeze kujya muri dossier mu case ya bagenzi be bafunzwe, ari uwo Marie Louise, ari na Marigarasi. Abo bantu ikibazo kijye bagihere mu mizi, bamenye ibibazo y'abantu kuntu babimeze. Hari abantu bamwe barengana, nagiye mbabwira abantu barenganije. Hari abantu bagiye nkuko ari kiganiro natambukije ejo mvuga ku bantu b'imfubyi n'abapfakazi bagiye bamburwa complete ubutaka bwabo kubera kuri ngo n'urukiko rushaka rugendera ku bimenyetso, bifurika furitse umuntu akagenda agapanga akantu akakazana imbere y'urukiko agatsinda ubuzima bw'undi bugatsikirira aho ngaho. Sasa uyu nguyu tayari urugo rwasenyutse, afite umutima namwe wo gutinya gusubira mu Rwanda. Nambaje se ntago wasubira, atereka da ati ndabanza nshaka ubuzima handi kugira ngo nze kumva ko butabera hari uko babigenjeje. So mwene data uri iyo ngiyo ndabasaba amasengesho, nuzi ko bimufata bimureba mu nzego zose ko zingana ari RIB ari ubutabera bwose, mugombe kurikirana ikibazo cy'uyu mugabo uko kimeze, ku buryo we azaba afite contacts no mu rugo ibizakurikiraho. Wenda uzasanga ari umure niba ba Marigarasi bamaze gufungurwa, ba Louise, wenda ugasanga ari amahoro, uzasubire mu gihugu cyawe ari amahoro, kandi muzamwakire. Igihugu cyanyu ndagikunda, ntabwo wavuze ko umugabo avuze ko akunda igihugu cye, akunda n'ubuyobozi, nta kibazo yigeze agira kuva yabaho, ntacyo wigeze unafungirwa. Basi kuva n'abandi bwo nari ngiye mu rukiko, nta bindi wigeze uregwa mu butabera. Nta bindi nigeze ndegwa mu butabera no mu mudugudu n'ubuyobozi bw'umudugudu n'ubwiki. Ntabwo ari ikigande mu nibi biri kubaho, buri ubuyobozi bw'ibanze ntabwo ruzi no ku bino bintu biri kumbaho, kuko ibi bintu ni ibintu biri gukorerwamo amafaranga gusa. Ni ibintu kuko uno munsi uwo muntu watugambaniye nge yaraje aranyibwira, arambwira ngo uriya mugore sinzongera kugendana nawe, ngo babaye miliyoni 2. No mu rukiko narabivuze, no mu rukiko narabitanze, navuga ndi bari baduhaye miliyoni 2 ngo uriya mugore mureke bamufunge. Umugore niyo mpamvu nariteka mubwira, ndamubwira ati barakuguze bazafunga. No mu rukiko birimo muri dossier, no mu rukiko nagaragaje impamvu ituma n'umunsi dufunzwe. Uwo mugabo ndagize ibiganza bamuhaye miliyoni 2, arambwira ngo reka zimbeho
ni nayo mpamvu nagiye gushaka Marie Grace ndamubwira ati genda ujye kwiyenzuza muri RIB kuko ari gahunda yo kugira utuye kugufunga. Yagiye muri ministeri Kigali aragenda agaragaza muri RIB iramusinyira n'impapuro ze twarazijyanye no mu rukiko, ariko izo mpapuro ntabwo zigeze zitabwaho. Ese ni gute niba umuntu yagiye kwiyanzuza mu buyobozi bukamusinyira bakamubwira ko hari umutekano ko ndacyabaye, bwacya mu gitondo bakamufunga, bamara kumufunga ubuyobozi bumwe bukadufungura, undi muntu agatinyuka mu cyamanza akatubwira ngo dukatiye imyaka 25. Frema imyaka 25 mfite abana ndira ku ishuri, mfite umuryango, nanjye bwanyendegereje Rwanda ubaka igihugu cyanjye, ndasora mfite ibyo nsora, none wajya kumbwira ngo iyo myaka 25 nakoze iki? Ni iki cyo ndi kwishyuzwa ni wenda kituma hagaragara ko nafunga imyaka 25? Ndasaba rwose ubutabera, ndasaba nzikeyo abantu benshi bikiganiro baragikurikira, nasaba ko ni wenda uhagarara ubutabera yagerageza kajya muri iyo dosiye yashyiraho abantu bashinzwe kuyikurikirana, ubuyobozi bwa RIB bukagenda bukareba koko uyu muntu yari yaratumenyesheje none byarangiye bigenze gutya. Uno munsi abo badamu bombi abana babo bari kuzerera, ariko umugabo washatse kuranga afungisha umuryango we aratuje. Umugabo atanze amafaranga, umugabo yafashe ibyangombwa bye abereza wondeza ibiganza, amaze kubimuhereza irangamuntu na telefone arabifotora byoherereza Marie Grace. Amaze kubimwoherereza aramubeshya. Marie Grace yaduhamagaye ari kubwira ngo umugabo wanjye ngo ararwaye ngo afite ibibazo, ngo wa mugabo ngo ni ufite ibyangombwa bye ngo mumfashe tujye kureba. Twe duhura turi gushaka ngo ni wenda tumuvugishe. Ni gutendeza ibiganza yaragomba kubona ibyangombwa by'umuntu ni wenda ngo turi gushaka kwica. Ntabwo byumvikana bene data. Nakagambane karimo, nakagambane. Twasaba rwose umuntu uzumva ikiganiro mwadufasha rwose mugatuvuganira, abifite mu nshingano se, yewe n'utabifite yatuvuganira, n'undi ufite ubushobozi kuba yanavuganira yabavugana abikore, yabikora rwose birumvikanye yabikora. Rero mbabwiza ukuri, hari yewe bigeze ku kintu cy'akarengane aho ngo umutima uracya, nkumva ntinyutse buri kimwe cyose, ikintu cyose nkakivuga mu mazina. Hari indirimbo ngira ngo mu 1996 na 7 hari abantu bagendaga batanga uburozi, baroga abantu bagapfa. Hari abagize kuza bakaroga nk'abasirikare mu movero, ingunguru y'abasirikare batekera mu movero, isafuriya y'abasirikare, cyangwa sanga no mu byaro aho bakaroga abantu bagapfa. Ni nabwo Thomas Sankara yaje kuririmba indirimbo avuga ngo nyamara umuntu gabura uburozi ukanezezwa no kwica abantu zabishimo bwigaburiye. Ubu ni uburozi, iyi ni poison icengera mbano, kiyegereza umuntu uzi ngo ni umugabo aje kugira ngo mufatanye mwubake umuryango, rede wapfakaye ni umupfakazi urimo gufungwa, utotezwa, uburizwamo kubera inyungu z'uwo mugabo ngo ni inde hari Seriro, yitwa Siriro. Niba koko uko ntago twakira ubanza tutarumva impande zombi, Siriro wa mugabo we, wa muntu w'Imana we, iyi miryango ko urimo kwisenya uko imeze uko ari 3 byange bikunde, Marie Grace yarasa Marie Louise, abo bombi bafite abantu barebereraga, bafite ibintu bakoraga, bafite akazi bakoraga. Uyu yarafite umuryango we n'abana, amarira yabo bantu y'uwo muryango ko bagenda mu gitondo bajya kugemura for nothing, kubera kwinyungu zawe bakwiyegereje bazengura umugabo ugiye gufasha kuba wakubaka umuryango, ahubwo waje kubasenya, waje uri ikimungu. Dukomeza uyu mugabo ibintu bye byose bikoresha amafaranga. Buriya mbere yaho gakeya yigeze gufungwa, bamufatanyira urumogi. Muri Siriro umugabo w'uyu Marie Grace, kuko ibintu bye byose bikoresha amafaranga. Afite amafaranga abikoresha mbese abishoramo amafaranga cyane, kuko atari ugushora amafaranga ntabujya ko wabwira umuntu ngo nta kintu cyo wamufatanye ndi wamusanze mu kabari ngo bari kukugambanira n'ibiki byose. Na RIB ubwayo yasanze duhagaze, ntabwo twigeze basanga ni wenda bo turi mu bintu bibi cyangwa turi mu nzu, nta mugambi mubi badusanzemo, basanze turimo kuganira. Ariko uyu Siriro biteka ibye byose bikoresha amafaranga, mu gihe cyo bamufatanye urumogi
yariguze avamo kandi urumogi barumufatanye mu ndoki arufite urumogi Atanga arufite ruri mu akayabo. modokari ye ariko ribu yaragiye arayumvikana nayo nta n'icyumweru cy'amazima none nuno munsi reba uyu Marigarasi yaragiye ariyanzuza impapuro arazifite ubuyobozi bw'ibanze bw'umurenge nta muyobozi n'umwe mu nzego z'ibanze kugera ku murenge utazi ibibazo by'amakimbirane yabo bafitanye afite n'impapuro twatanze mu rukiko kuko byose yarazitanze zirimo muri dosiye y'urukiko zose yarazitanze z'amakimbirane bageza naho ubuyobozi bw'ibanze bababwira ngo iki hakisigaye muzagende mujye mu rukiko ubwo noneho uno munsi izo mpapuro ntabwo bigeze baziha agaciro ibyo ni ibyabo bagenda burane n'umugore we ariko njyewe ndi kuzirike uyu Siriro njye nta kindi nta sano mfitanye nawe nsindi umuryango w'umudamu we ku buryo niwe ndari izindi nyungu mfite muri uru rubanza rwabo none se aho ngaho reka twibaze nk'abantu nk'umuntu urimo kumva kino kiganiro ntabwo yashobora gutekereza akibaza ati cyangwa se uyu mupasitori nawe yari afite ukuntu yumvikana na Marigarasi ku ruhande wenda ari habara rye ko cyane cyane bari batangiye kugira amakimbirane na Siriro ukaba ushobora ibyo n'akantu mwajyaga mu mitinga hamwe hato na hato wenda gutyo urakoze cyane ibyo bintu byose ibihari biraba kandi naho mu rukiko baramubaje barabwira ati ese uyu mugabo hari ikindi cy'umurega waravuga ngo uyu mugabo ngiye nta kindi ntabwo byari bihari kuko uno munsi iki kiganiro n'igicaho niba mara gucyumva no mu buyobozi bw'ibanze aho mahokongorera ndagwa ibyo byo umugore ntabwo naho batuye sindanagera mu sindagera si ibyo kuba yaraza ku rusengero tukamufasha bisanzwe ariko nta bindi by'agakungu haramutse habonetsemo iby'agakungu twavuga ngo wa mugabo koko kakababaro kikarumvikana ari n'igihe umuntu ashobora kwibaza ngo kubera iki RIB yaje kubafata ari uko mwegeranye mwese uko muri batatu ubuse iyo baza gusanga ari Marie Louise Marigarasi ari wenyine burya bare mufate cyangwa bajya ngo baprofite mwese kwa ujumura babafate urakoze cyane kuko uramu mama uwo Marigarasi kuko uramugabo yarazi ko ni wenda aritwe ni wenda ari umuntu dusenga nari twe dushobora no kumufasha we yumvaga ashaka ngo dufungire hamwe ni nayo mpamvu yahamagaye umugabo akijya kumuhamagara we yaramubwiye ngo umubwire ntaze wenyine areba abantu bazana kuko we yarazi ko nda wundi muntu yahamagara bureka uwo mugore wamukoreraga nanjye ariko sinumva impamvu yashizeho ngo areba abantu bazana kandi ari ukumitinga kubera ko yamubwiye ngo baje gukora iki we yari uwo mugabo nyine we yaramuhamagaye kuko mu mama kubera aguhora urwaye we yari yavuze ndi rero ushobora gusanga ni wenda baraturoze uwo mugabo bundi rimwe na rimwe wondeza ibiganza akorana n'abantu b'abaganga ba gakondo bano batanga inkingi ubwo rero we yari yaramubwiye ngo ashobora kuzamuha umuti wo kugira ni wenda ku buryo ashobora kugira ute yitwaje ko ari umuganga yitwaje ko ari umuganga noneho akavuga tugira abantu uzana na bose we yaramukugira ngo azane nawe ni mugwe kugira ngo amwereke yuko ko ndakibazo gihari umumama rero natwe nitwatekereje ko uwo mugambo hari kandi ngiye nubwo yari yarabimbwiye ariko ntabwo kuko ngiye yarabimbwiye ariko kuvuga ngo wamuhaye miliyoni 2 reka tuzisangire mwakani yarambwira ngo okay ngo ubutabishaka ntabwo ndongera kubibamo ntabwo nongeye gutekereza rero ko yongeye kujya kuganira na Siriro ku buryo bano zo umugambi none Siriro tuba tumuretse neze biganza we uko mumuzi muri mahoko cyangwa ntabwo atuye muri mahoko atuye ngiyo ariko mufite amakuru ye ibintu agenda akora wenda bimwe na bimwe nta bintu ajya akora by'akagambane wenda oya ibyo byo ntabwo twari tuzi amakuru ye 100% kuko ndeze ibiganza ntabwo twari tuziranye cyane birenze ariko nyine twarahuye tumaze guhura turaganira ng'abagabo bwari ubwa mbere muhuye ntabwo bwari ubwa mbere ntabwo bwari ubwa kabiri ubwo none uwo ndeze ibiganza ubundi nge waruziranye nawe none umaze kumenyana nabo turaganira kwa kundi kumundaganiraga yamara kuganira avandi bora muntu bariye kuko ye nawe rimwe na rimwe ariye kitwahuraga tuganira by'umurimo w'Imana ariko none ndaje ndavuga ati ura mu mama bo bafite ibibazo abana n'umugabo we nabi none se mushumba Israel ari gihe umuntu nkatwe abantu b'abagabo cyane n'abagore barashishoza bakabikora iyo uganira n'umuntu mukimitinga ufite urwikeko rw'ikintu runaka koko wavuye mu rugo utekereza utereka tumuherekeze mubyibwiye katumuherekeze wenda atazakugirirwa nabi none se niba mwarajyanye icyo gihe nago warebye uko uwo mugabo avuga n'uburyo abaganiza ntiwabonye ko asa nkaho ari ikintu yaba ahishe kigaragaza ko hari ikintu kibi kigiye kubakorerwa cyangwa nakanya yabahaye aho ko kanya hahise haza RIB oya ngiye kuko nanjye uwo mugabo namugize amakenga nge uwo mwanya tukinagenda
naravuze ndi uyu mugabo wigeze kuvuga ngo imiliyoni 2 yazemeye ushobora gusanga anafite n'umutima mubi. Ngiye nahamagaye ushinzwe iperereza mu karere ka Rubavu. Telefone yanjye barayifite, message namwandikiye kuko namuhamagaye ntabwo yafashe telefone. Ariko nahite ko mwandikira telefone namwandike kuri message. Ndamwandike namubwira ndi rero wamumama kuko nge n'abajyanye bari bazi ikibazo kiraho ngaho. Ndi tugiye kureba umuntu ibyari kuvuga nitwumva bifite ikibazo turahitiraho tukumenyesha. Message ndayimwandikira bamfashe telefone yanjye no munsi banarayifite singiye yifite. Ibyo bintu bindi arimo no mu rukiko narabivuze. Namenyesheje ko nidusanga umugabo afite ibibazo ko bashobora guhitira badufasha. Ubwo nono birangira RIB yo tukihagera ni minota 5 yashize. RIB kuko yo yari ubundi yari yahageze mbere bajya kuduhamagara bajya guhamagara umudamu uwo mugabo we yari yaramaze gutegura RIB hakiri kare twarageze twamaze iminota itarenze 3 RIB bayageze biradufata. Tugana ku musozo ndagira ngo nongere nkubazeho akantu gato cyane muri urugendo rwawe urimo kugana muri Kenya. Kenya mu by'ukuri ugiye gukora iki? Ndabuze burandi kugendera insira ubugari ndakerekezo ariko ndi kureva vuga rero ahubwo yango ngiye gufungwa niwe ndashobora kugera Kenya nakikorera n'amakazi nakikorera umundi mitwaro kubera icyo utakorera hano muri Uganda. Oya muri Uganda ntabwo ndi kubyumva ndi kumva muri Kenya rero nari napangiye hano ratinya kwera ko ari hafi y'u Rwanda. Oya ntabwo ndinya kuko ntabwo ari cyo ahubwo ndeba niwe ndano nshobora kubona ntabona niwe ndano nabona akazi byangushye ku buryo najya mfita niba ni 2,000 ngabyoherereza umuryango ntasize umuryango. None ubu komera ihangane. None ubu uko bireba mu rugo wari wasize umugore wawe mufite hano karima muhinga imibereho mubayeho baryaga uko uhagurutse cyangwa se mufite byibura ahantu waba uvuga uti uko biri kose ubu ngubu bafite ko kurya bafite umurima runaka haraho bagenda cyangwa bakajya umugore akajya gukinshuro abishoboye atabari ikimuga mbwira bimeze bite ikizero ufite ko barimo kurya bakabaho byibura bakabaho nabi ariko bakabaho ni ikihe kizero ufite? So ubuzima bwo mu rugo gusa twe dufite aho dutuye dufite inzu tubamo nabo dukodesha. Ariko ubuzima twari dufite ninge bajya gucuruza utuntu nge ncuruza ibyuma bya moto. Nkabona gatunga umuryango umudamu nawe akakemura ibindi bibazo byo mu rugo bisanzwe ariko ndakandi kazi twari dufite. Iyo business rero yo gucuruza ibyuma bya moto ningabone yahagaze. Urumva mfite umwana wiga mu ishuri wiga segonderi uno munsi uriya kwishyura ntabwo byoroshye. Ihangane bakunzi ba Media Robert TV na Kiranuka TV hamwe na Byishimo TV turagira ngo rero tubabwire ngo mwandike muri message muvuga muti komera kandi mu musengere. Murabizi ko ngewe nabonye ubuzima bujya imbere bitewe namwe ubwanyu mwarankomeje muransengera bimesha umugisha uturuka mu bandi batari no muri mu bantu nari nsanzwe nzi cyangwa se abantu bari basanzwe banzi. Umuntu akavuga ati ntabwo nari nkumuzi nabonye ubuhamye bwawe kubera ko basharinze iyi link ingeraho. Rero jewe ngira ibintu bibiri bimbangamira mu buzima bwanjye. Iyo mbonye umuntu wapfuye anyibutse ibindi. Iyo mbonye umuntu arimo kureba umuntu umugabo nk'uyu ngo nibuka none hagahinda kanjye nanjye ubwanjye. Nanga umuntu urengana, nanga umuntu ugira akarengane, nanga umuntu ugira ibibazo. Icyo gihe niyambura ibibazo nikoreye jewe nkumva none ngiye kwikorera ibye. Ndi kuri n'umugabo afite umuryango. Cyo nagusabaga byibura nuko urimo kwirukanka wihuta ugenda twakareba ukuntu twaza gukorera contribution tuyishakisha kuri izi cyano umuntu waba ufite 3,000 waba ufite iki tukareba tugakora ikiganiro cyabyo basi tukazana guhamagara no kuri telefone tukavugana kuri telefone ukavugana n'izo nomero zawe wenda tukareba abantu ko hari ikintu bagucontributingira wenda bakaguhereza n'impamba mu nzira ariko ukihangana nujya muri Kenya ushake nomero yenda gusigira nomero yanjye uzampamagare abantu bakeneye kuzamenya iherezo ryawe bakeneye kuzamenya uko uzamera uri hirya ibyo rero icyo twasabye leta kubijyamo twasabye
RIB kubihagurikiramo, ndabizi neza barabihagurikiramo kandi n'ubutabera burabihagurikiramo. Hanyuma twahamagaye ijuru niryo ribuze kuza rikarangiza byose. Amen. Rero turabashimiye, sinzi niba hari ikindi kintu wakongera warenza nk'umukozi w'Imana, icyo wavuga kuri urugendo rwawe n'ibibazo byose wahuye nabyo kugira ngo dusoze. Murakoze. Ikintu uvuga mu buzima busanzwe kuva kera ubuzima abantu babunyuragamo, kandi mu buzima busanzwe mujye mumenya ko umuntu ari umukristo abafite ibintu byinshi bimugerageza. Na Bote ngo yigeze yanga gutanga uruzabibu rwe, birangira nabwo bikurijemo guhura n'ibibazo. Bamuzanira abagabo b'ibigoryi bamushyira imbere bamushinja ibinyoma, birangira apfuye. Rero ngiye nifuza ko ni wenda ubu turimo cyane cyane ubutabera bw'u Rwanda nzi ko bwumva kandi nzi ko bakurikirana ibibazo byo mu nzego zibanze. Nasaba ubuyobozi kino kibazo bwihagurukira bakagenda bakohereza abantu babishinzwe, bakumva koko ibyo dukwiye gufungwa imyaka 25 ari byo, niba byanzura bakasanga ari byo ntabwo ngenzerwa ndi kuzerera nzataha mu gihugu iyo myaka nyifungwe, kuko kuzerera ntabwo numva mbishaka. Nshaka kubana n'umuryango wanjye, umudamu wanjye turakundana, tumaze imyaka tumarangize kubyarana abana 5 sindamukubita. Nari mfite inshingano z'itorero ariko no munsi ntabwo ndazikora. Rero nasaba yuko wumva ni wenda akeneye kudufasha, ari mu Rwanda yafasha umudamu wanjye, cyangwa niba ari n'ubufasha ashobora kudohereza nabwo yabudohereza, kuko mfite umwana wiga secondaire umwe n'abandi biga primaire, ninjye warushinjwe ibibazo byabo. Ariko no munsi nanjye kurya birangoye cyane, ndababaye, mbese ndababaye, kandi murushaho gusenga no kwinginga Imana gwawe nabara bene data nabo bafunzwe, nabo Imana izabarengere. Murakoze cyane, ndababaye cyane. Mfite nomero ngoresha ni wenda ushaka kumbaza cyangwa ari iki, ariko byiba byiza uyanditse kuri WhatsApp, kuko kuri WhatsApp nimwe nyikunda, nibwo ibihari. Vuga WhatsApp yawe. WhatsApp yanjye niyo mu Rwanda 078 banza utangize code yo mu Rwanda. Code please 250 karindwi yego 788 29 27 iyo numero ni ya WhatsApp. Please 250 karindwi 82 29 27 bene data mbasaba, ntabwo nari umugabo wo gusabiriza, nari umugabo ufite ibyo ngora, nari umugabo witunze. Ariko nitwa Nsengiyumva Israel, Pastor Nsengiyumva Israel. Nawe yanditse no mazina yawe? Ni mu mazina yanjye. Mbasaba ko amurusheho kunsengera no kwinginga Imana uko ushobojwe byose, ariko cyane cyane amasengesho. Kandi mbasaba ko ni wenda nzamenyesha ibi ngibi nibishira, ubutabera nimara kugira icyo byanzura nzabamenyesha ko ibintu bimeze. Mbashimira ku bantu bumva bashaka bakwiye gufasha umuryango. Imana mu ijuru bamugisha. Nshimira mwene data wemeye kugira ngo ani wenda andega amatwi, kuko nari ndi kugenda turahura musuhukije, nibwo yahiteka ambwira ati musobanurira, ambwira ati bibaye byiza wamba ikiganiro. Ndamusobanura ko yari kumva mbabaye cyane, ariko ubona ndi kugenda mfite agahinda. Mumusabira Imana yo mu ijuru mumugisha, ntabwo twari tuziranye birenze, ariko no munsi yanyumvishe. Turagushimiye nyakubahwa Robert. Murakoze. Kandi Imana mu ijuru kuduhera umugisha. Ndawakiriye mu izina rya Yesu. Amen. Bakunzi ba Robert, murabizi ukuntu tujya tubigenza, ukuntu mwansiza amavuta mukanshiraho indabo nyinshi cyane, mukancyanira za candles. Uyu mugabo mumurebe icyoroshye, mukore ya sign mujya mukora gato cyane ufite kamufashe. Imana yo mu ijuru aguha umugisha mu kubikora. Amen. Iyo namba dutanze, iyo nomero mwamuhamagara mukavugana nawe mbere, none kuri WhatsApp akababwira nomero mwashaka kumufashaho. Nimwibeshye rero ngo muyashyire kwa Robert muvuge ngo ayo mafaranga na yuriya mugabo watanze ikiganiro. Iyo nomero atanze muyirebe muyiteho. Imana yo mu ijuru bagirire neza. Nakagaruka ibiganiro byacu, gusa icyo mbibutsa nuko mukomeza gusubscribinga. Nicyo kintu cya mbere jyewe nishimira, nubwo Ezekiel we akunda kureba ibiganiro mukabirangiza, ni ngombwa mugomba kubirangiza kuko ibiganiro biba biryoshye. Hanyuma ikindi nuko mugomba gusharinga mukalikinga. Ikindi mbisabira ni amasengesho, munsabire kandi namwe data musabire. Amen. Munsengere cyane, nubwo tuba twihagaze tuvuga ngo dufite umutekano, sometimes yagiye ubudahari, ariko dufite Imana isumba byose. Ntabwo Imana ijya
yivuguruza kuko dufite ibyo yatuvuzeho tugomba kuzakandagiramo. Niyo mpamvu njya nsengera abanzi banjye bavuga nti Imana Uwiteka ntuzatuma abanzi banjye bapfa batarabona ubwami babona ameza yanjye yotegura neza maze ukansukaho igikombe kigaseseka amavuta akanyuzuraho wese maze nabo bizabatera abanzi banjye bizabatera kwihana no gushimira Imana bakavuga ngo Imana ya Robert ni Imana ya nyakuri noneho bazahindukire nabo bashimira Imana bakizwe twigire mu ijuru ariko tuzigire mu ijuru kugira ngo bazarimbuke si byose Satani nagatwara Imana umugabane nagatwara umunyago Imana ibaho umugisha so ikiganiro cyacu tubifuza komeza gukurikira ibiganiro byo kuri zo TV Media Robert TV Kiranuka TV Ibyishimo TV salute tubasabira umugisha kare